ibiva muri ya mitungo bwite y'umuntu byo biravangwe mwavanze umutungo rusange. Amafaranga yavuye kuri perimi kubera kuri umushoferi, amafaranga yavuye kuri diplome kubera kuri umukozi runaka murabivanga. Amafaranga yavuye mu gihangano, indirimbo, imivugo murabivanga. Ayo mafaranga mama afite uburenganzira bungana. Uburyo bwa kabiri n'ivangamutungo mu hantu, buri muntu wese agomba gucunga umutungo uko wari umeze, n'undi agacunga umutungo uko wari umeze, ariko mukavanga umutungo muzahaha muri kumwe mwembi. Ariko ibi byose ubu kugira ngo byorohe ni uko abantu bagiye gusezerana, buri muntu wese aba agomba kugaragaza icyo avanze na mugenzi we. Tuvanze iki? Ibyawe ni ibi, ibyanjye ni ibi. Ubu ngubu ntabwo abantu basezeranye bashobora gutandukana mbere y'imyaka 5 ngo bagabane umutungo. Kabone niyo baba barasezeranye ivangamutungo rusange, buri muntu wese atwara ibye, n'undi agatwara ibye. Cyakora nyuma y'imyaka 5 nibwo bashobora kugabana ku buryo bungana mu gihe bavanze umutungo. Ariko kandi kugira ngo buri muntu azamenye ibyo, nuko mwagaragaje ibyo mufite mbere y'uko musezerana. Mu muryango turacyafitemo ikibazo aha ngaha munacyumve. Umugore n'umugabo babana batarasezeranye, iyo bamaze imyaka 5 babana, bihita bihinduka ivangamutungo rusange. Mwaba mwarasezeranye, mwaba mutara, mwakumvise. Icya kabiri mufite hirya hariya giteje ingorane. Umwe mu bashakanye baravanze umutungo yitaba Imana, usigaye akavuga ati n'ubundi bene se bene nyina twumvikanaga, nyina twumvikanaga, mabukwe twumvikanaga, cyangwa se n'umuryango wagiye twumvikanaga, reka mfate umutungo wasigaranye buriya ngiye guhita muzungura 100%, sibyo? Ugahita ugurisha ukanduruka ukajya iburasirazuba cyangwa mu majyaruguru cyangwa iburengerazuba cyangwa mu majyepfo, ugasiga nta kintu kimugize ute uhasize. Mugende mubabwira abo bose, namwe mubwire uwo umugabo n'umugore bashakanye iyo babonetse mu bitabo Imana, usigaye agira uburenganzira bwo kugurisha cyangwa gutanga bingana na 50%, ibindi 50% azabisiga nawe nawe. Namara kubisiga abamukomokaho bazabizungura, niba nabo bizazungurwa n'abandi. Amategeko ateganya harimo na leta. Ako kantu mwakumvise? Wa mutungo abawugize 100%, ariko ntiyemerewe kuwutanga cyangwa kuwugurisha birenze 50%. Enye mubitinanye uriya mu ijambo rimwe ebyiri zari za B A, izindi ebyiri za B. Ibyiza z'umugore umwe yitabye Imana zihita zisigara n'usigaye. Yego ntiyemerewe kuzigurisha cyangwa kuzitanga zose, yemerewe gutanga cyangwa kugurisha ebyiri. Kugurisha ugomba kubanza kuza ku murenge tugakora inama y'umuryango, umuryango wawe ukanyemerera kandi ukanyereka ko ibyo ugurisha bitarenze kimwe, bitarenze 50%. Niko itegeko ry'umuryango ribivuga. Uko bishaka cyakora mugahuza uburyo bwo gucungamo umutungo. Ugomba rero kuzaharanira kugira uburinganire hagati yanyu ndetse no mu bana mubyara nabo mwabyara mufite, kandi mugaharanira ubwuzuzanye bukabaranga mu byo mukora byose mu rwego rwo guteza imbere umuryango. Impano ntigomba kuba ikiguzi, ahubwo impano ni ikimenyetso cy'urukundo hagati y'imiryango y'abashyingiranywe. Kandi impano iyo ibuze ntihagarika imihango y'ubukwe isigaye. Mwenye musaza yasa ndeba nabi. Inkwano se nizame. Hari imihango ibanza mbere y'inkwano. Yego iyo bageze ku cyiciro umubyeyi ashinga ijosi cyangwa se batangira kuvuga oya kuno tamu n'umwana ntabwo utwara umukobwa wawe, oya umukobwa wawe baramutwara. Umwana ntabwo ari ikiguzi, ni ikimenyetso cy'urukundo hagati y'imiryango. Isezerana iyo ibuze indi mihango yose y'ubukwe igira ite irakomeza. Niko itegeko riteganya.
ari mu zamuzehe wishaririza muri batayiba niba mu byaha yego ubwo ko kandi kagiye sibyo ikindi ku bintu kuburanga ibyo byose bishobora kugucira uburanga ejo moto yawe kwitasi ukagenda ibintu ejo ibizajyaza bikabitwara imodoka ukayihirika butiki cyangwa amagazine agahomba icyambere rero kizima gifite agaciro ku bantu babana n'urukundo ugomba guhitamo uwo muzashakana rero ku bushake bwawe nta muntu ubishyizeho agahato kandi ugomba kubanza gutekereza ku nshinga zikomoka ku gushinga urugo ni amahire mwebwe ntabwo tubitindaho ariko kandi niho ngaruka kuri izi nshingano z'urugo harimo umuntu wihangana kuruta undi harimo umuntu warenzagaho nagira ngo mwibutse ko niba wabonaga hari ibyo arenzaga ahubwo ugenda ubikore nk'inshingano umugabo n'umugore buri wese afite inshingano zo gutunga urugo iyo ari we ubishoboye ntabwo umugabo cyangwa umugore umwe muri bo ari utegetswe kubikora ahubwo ushoboye kubikora niwe ugira bite niwe utunga urugo sibyo icyo kuganira aho kuganirira no guhererekanya imvugo nta muntu ukubuza kuvuga wajya kuvuga akakubuza pe ugomba rero kubizirikana mugomba kwirinda amazimwe kuko asenya umuryango amazimwe arasenya inshuti zanyu namwe b'inyuma mu byumve amazimwe asenya iki mugomba kuyirinda mugomba kumenya gushimira no gusaba imbabazi iyo mwashakanye akugiriye neza gukoreye neza uramushimira urakoze cyane ushimira iyo mwashakanye akukoshereje cyangwa se umukoshereje ugomba kumusaba imbabazi kandi nawe akazivuga muri kwa kwimakaza umuco w'ibiganiro mu byo mukora byose igihe gikwiye cyo kuganira kigenwa n'umushaka ko muganira icyakora namwe mushobora kukigena bitewe na gahunda zawe aho kuganirira nimwe muhagena bitewe n'icyo mugiye kuganira sibyo mugomba kandi guharanira ko buri wese yagira uruhare mu kongera no gucunga neza umutungo w'umuryango umutungo w'umuryango niwo utuma ubuzima bukomeza bukabaho ariko kandi buri wese akagira uruhare mukabiganiraho amafaranga dufite arakora gute arakoreshwa gute imicungire yayo mukayimenya kandi mukayisangira ikindi mugomba kwimakaza ni ibiganiro ngo nabwo mukora communication buriya yamubwira ukuntu communication iteza ingorane umugabo ashobora kugurisha ikimasa cy'ibihumbi 120 yego agaceceka akajya mu kimi nabamo akagabana n'ibihumbi 100 amaze kubangaye agaceceka ntabwo umugore ko yagabanya ko umugore akabaze ko mu kimi ntari y'iki amafaranga akagurisha agashyamba gakuze 200 agaceceka yari afite umugambi mwiza wo kugura inka y'imbyeyi itanga umukamo amaze kwamagana n'abingana n'abamwambariye 20 agahita amarwa kwa Murimaji cyangwa urara mu rugabano cyangwa mukamira akagura 220 habe ngagura muri nkona ahubwo ukajoreza igiti ntabwo muri icupa twari afite umugambi mwiza wo kugura iki agataha ati umugore mwiza nzanye akayishyira agaceceka nagira ngo nkwibutse ko umugore ya mafaranga yose kibara ko yafite uretse y'ikimasa yonyine azi ko inka yagurishijwe yavuyemo indi nka ntabwo azi ko inka yagurishijwe 120 ukongeraho 100 yo mu kimina ukongeraho 200 y'agashyamba ahora ntabwo yita ku bindi ndetse agahora kubarira mu ruhago rwawe ko bakirimo amafaranga y'ishyamba y'ikimina ko kiri hehe mu mufuka bikabyimba bigadutumba ejo mwajya kuganira ati amafaranga y'ishyamba ubundi ari hehe amafaranga wagabanya mu kimina ari hehe ati ariko umugore sinazanye inka niwe waragurishije indi aya mafaranga utayabonye ntabwo sebe y'urugamo
nyamara iyo uzi ukamubwira amafaranga uko warakusanije n'intego ufite ukumva ko abyumva akabikwemerera, ashobora kukubwira toya gura 120 ijana ka turikoreshe iki ngiki, ariko kubera ko utamubwiye wakoze ibyo wifuzaga kandi bisa nk'ibyiza kuri wowe, tugiye kugura inka y'ijigija iraza kuno kuguha iki amata ndetse n'ifumbire cya kimaze cyaguhaga kiyaguha wari uyirwaye pe, ariko ntabwo ugeze uha umugore wawe cyangwa umugabo wawe amakuru ku byakozwe. Icyo gihe rero ahonda agatoki ku kandi ko hari amafaranga atazi iyo arengeye. Muzajye mubiganiraho bizabafasha kandi cyane. Mugomba gukora igenamigambi, mugomba kwizigamira, mugomba guteganyiriza ejo hazaza. Twagize amahirwe dufite ikigega ejo heza akazigamamo, tugize umugisha rero dufite ejo heza izaturengera, ni pansiyo yacu, yaba umukozi wa leta yaba n'umukozi yaba n'undi utari uwa leta yaba umukozi wikorera yaba umuturarwanda wese, genda wizigamire birashoboka. Ikindi mugomba kwirinda gusesagura umutungo. Umutungo kuburya biroroha ariko kuwugarura biravuna. Mugomba no kurya mubara. Mbone kubwira n'ababyeyi namwe reka mbabwira, abana baricara akagura ibisuperi ibisorori 5 bitandukanye kandi bigeretse bigira nkaho ujya mubibona, akagura amasahane nkayo, akagura ibikombe nk'ibyo, akagura amatasi nkayo, akagura amafurusheti nkayo, akagenda agapakira ibintu byitwa mare 2 akabyikorera agira umugisha bikagera ari bizima. Nyuma y'amezi 3 na kimwe cyo kikiriho, kandi umuhungu asanze nawe ubwe bazakoresha bingahe bakwicaye ahubwo ngo bikoreye imari bagiye gupakira mu kabati, umukozi azamena bagize umugisha bakabita umukozi nakubona ni n'amahirwe make cyane, akabimenagura bajya kubyara hasigaye mongerere yego hamara kuboneka akana k'igitambuka gahaguruka ikimene noneho mbere n'amenaga akabijugunya mu musarani cyangwa ahandi kuri musurugo yo kakana k'igitambuka katangira guhagarara no kugira ibyo gasunika, ikimenetse cyose akagishyira hariya. Ninde wamenye itasi? Ni bebe. Ninde wamenye iki? Ni bebe. Ibintu bikakendera, wagira ibyago rero ukabona narongoreye mu zitari yawe ukimuka yawe munsi usagura bingahe? Murabizi muri bakuru hasaguka bike cyane. Nimugire ibyo muhagarika, ibintu byo gukodesha imyambaro nabonye mutakodesheje benshi, ariko ugafata abantu 10-20 ngo abamama ngo bakuru abamama batoya abakecuru sinzi, ugafata 100,000 bikagenda mu mikenyero, amafaranga azagaruka ati ibyo bintu ko bitinze. Gutangiza umushinga w'urugo ni umushinga udahita wunguka, turi kugenda si n'umushinga w'ubucuruzi, ariko n'ubuzima ahubwo ni n'urugendo rushya uba utangiye. Utagomba gutangira wiyambura amazi uzakoresha mu rugendo, turi kugenda. Abandi babona natinyuka bakagufatana na sale ya miliyoni 1 ukibaza uyu muntu azi ko miliyoni 2 azazikenera. Hana bafata ideni kugira ngo bakore ubukwe, uri kurangara rwose. Umukobwa hari umuhungu akabare sinabagoye ko kugeza binavamo inkwano yavuye moto yawe. Sare se mwagiye kuye kumurenge cyangwa urusengero musengera mukanayicaramo mukabikora aho byose bikagabanya ibishoboka, nibyo bizabafasha. Ubuzima bwarahindutse, abari kubaka amazu nabo ubuzima bwarahindutse. Urubaka ibyumba 3, 4, 5 ugashyiramo ibyo abashyitsi ngo b'abakobwa, ugashyiramo ibyo abashyitsi ngo b'abahungu, ninde wakuye ko azagusura? Ahubwo uzagusura ninde wakuye ko azarara? Wagiye kumukodeshereza pare ya kwa Karoli mukaganira mu gihe cy'amasaha 5 ukaba wafashe icyumba, kandi nabwo bizamufasha akazinduka agenda atagarutse gutesha umwanya. Abaje gusoma umugane mushana urukumbu ziri mugane mu saa 5 umanuka umuntu wakoze amaroge muri quartier agenda aryame kuko ni muri burarane, aryame hari isume hari kambabiri hari amavuta, turi kugendana yego narangiza mu gitondo aca aje asubire mu rugo rwaje gushaka ubuzima bwe. Iyo mpamvu mucumikira abantu abana iki akazamo abasore bakajya muri babana bacu, ibindi murabizi muri bako. Niba rero waragize ibyago nako amahirwe uko warayubatse neza, abana bagiye ku ishuri inzu isigaye yose ibomborana, urabivugira mukagira ngo nigira mu wari mu gikombe.
hita ushyiraho icyapa ko ufite inzu ikodeshwa amezi 3 baze bya byumba umuzungu ushaka gutambuka ushaka kureba nuko umuzungu wacu baho aze tumugaburire atwishyura amafaranga yo kurya atwishyura naho kuryama babana ni bazabona ibyo kurya bazarya ndetse n'ibinashoboka amazi yo kukuvuna umuriro wo kukuvuna ndetse uzabona n'amafaranga uzongera ku yandi baje ku ishuri hari ibintu mugomba kuvamo rwose kiriya cyumba gica umuryango hirya ushyiramo umupangayi muracyari muri twa tuntu urumva urabona akazu gato sinzi uko ari icyo yiririyemo muve mu bintu bitagifite umumaro biriya byumba bifite abantu babikeneye hari ibyo mufite byuzuyemo imyenda birimo imbeba ziba zibicagagura ntimuzi ibiberayo andika ku muryango ukuriye mushyiraho icyapa gitoya cyiza hano harimo icyumba gikodeshwa amazi umuriro n'ibyo kurya biri garage akaza mu kumvikana uzamara iminsi 30 hari 3 kuri munsi uzajya wishyura 3,000 9 ntabwo usuka azajya umwana ku ishuri utaha turi kusinzira mu bintu bidafite umumaro rwose icyumba cy'abashyitsi ni nabwo bazagusura ubundi se umweruka abashyitsi ryabo twikomereze icyo ndavugaga mwacyumvise mugomba kubahiriza uburenganzira bw'abantu bose bari mu rugo mugomba kuzuza inshingano zanyu mugomba kubahiriza uburenganzira bw'abana ariko cyane uburenganzira bw'umwana uvukanye ubumuga umwana avukana ubumuga bagatangira kumwitiranya umwana akavukana ubumuga bagatangira kumwitiranya cyangwa se undi wese ngo waciye imiryango agize gutya abanyarwanda ni abahanga bari barabonye ko ibyo byarashye Muhima na Mweru bari barabonye ko icyo kibazo ikirigata noneho kumuterana no kumwitirira mugenzi wawe kandi aba yaje azanye niyo yanamuzana abayavutse afite ubumuga mugomba kumwitaho mugomba kumukunda mugomba kutamuhisha agomba kubujya mu buzima busanzwe mukamwitaho kuko ntabwo aba yabyikururiye mugomba kwirinda ikintu cyatuma buri wese atakaza inshingano mu rugo cyangwa se atakaza uburenganzira bwo kuyobora urugo igihe bigeraho umugabo akamburwa uburenganzira mu rugo cyangwa umugore akamburwa uburenganzira mu rugo ugasigarana n'umwe mu gukoreshaho urugo mugomba kugendera ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mufashanya mu mirimo yose ndetse kandi mu amahirwe abana angana mugomba guha abana amahirwe angana ubundi umwana wese ni umwana bazubagire nta n'ubugi budakeba gusa mu Rwanda tugira akageso ko kumva ko no mu migani yacu twabisanzemo ngo muzabyare hungu n'akobwa twumva ko umukamyi n'umukamisha ari sawa ariko niyo bagitsina kimwe ntabwo murabyina babiri sibyo kandi mugomba kubafata kimwe abana bose umwana wese ni akagabo kuko iyo umwana w'umuhungu akoze ikintu cyiza muvuga ngo ni akagabo umukobwa yakoze cyiza muvuga ko ari agakiza hari akagabo nawe iriya kurajoma kubera kumutera imbaraga ntabwo bishingiye ku gitsina nuko nyine twasanze bivugwa ngo ni akagabo ariko bose birabareba ko yaba akagabo sibyo abana bose ukabareba mu buryo rero bw'ubwuzuzanye n'uburinganire no gufashanya mugomba kunoza rero igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kubera ko nayo ni inkingi nyamwamba igenga abashakanye hari igihe abantu bibeshyeho ko babinoza ariko ahubwo harimo abashize ubyihanganira amagara ku isoko rero mugende mu bitekerezo nyuma kumva ngiye kubasomera umuntu wanditse agatabo muri Minisiteri y'Umuryango yakanditse yaramaze kubona ko byangiritse byapfuye byagiye namwe binyuma mu byumve babigira sacré babigira ibishitaka sibyo ubivuze wese bakavuga ko ari umuntu utagira ikinyabupfura ari umuntu utubahitse ari umuntu utubashwe ari umuntu utagira umuco oya sibyo iyi niyo nkingi ya mwamba y'umugore n'umugabo mwabyumvise abagabo bagenzi banjye bamenye n'akabanga buryo iyo bitagenze neza ijambo ryawe ntawe ritanana ry'umwana uri mu rugo w'umuhungu ntajye unanamuye abanyarwanda barabyise ngo ni igikorwa cyo gutera akabariro iyo batera akabariro rero hari ibintu bitatu biba bihari cyangwa bine haba hari inyundo haba hari umusumari haba hari urubariro ndetse yewe haba hari ufashe urubariro ndetse yewe hari n'utera urubariro
mu Rwanda rero umuco wacu umugore aramutse abwiye umuntu uri gutera urubariro akavuga ati umusumari ukutera ku ruhande, ibyo gutera urubariro biba bihagaze, akabanza kumubaza ukuntu yabimenye ko bari kurwana kandi yakagombye kuba bibona byumva ko umusumari utari kujya mu rubariro. Ibyo se abantu bajya kubyigira si ibintu mureba, ariko utinyutse ukavuga uti nyamara umusumari ntabwo uri kujya mu rubariro. Igikorwa kirangirira aho bagatangira kukubaza ahantu wamenyeye uko urubariro rujya mu musumari. Burya umuntu bamushima aho ababara, iyo bagushimye aho utababara urababara. Yego umuntu ari gushima ahantu wabara asa n'uburyoherwa, umva yaguye akashima, kandi iyo amaze kuhashima wumvise unezerewe urambura ngo rekeraho. Yego tega amatwi rero, igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, imibonano mpuzabitsina ni igikorwa cy'urukundo hagati y'abashakanye, kigomba gutegurwa neza kugira ngo buri wese akishimire, kugira ngo buri wese agire ate. Hari bene wacu rero ngo bageze muri gahunda ibamo hindukira senye, undi akamusubiza niba ubishaka bikora ninaniriwe. Ingingo ya mbere baba bagize ute? Babayisha. Itajya kumva ngo niba ubishaka bikore, itajya kumva ngo hindukira se nyine, batangiye gutandukira iki gikorwa uburyo gikorwa. Sibyo? Ugomba rero gutegura mugenzi wawe, umuganiriza, umubwira amagambo meza, mushimisha, kugira ngo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kibaryohere, kuko kirangwa n'urukundo n'ubwumvikane bwuzuye ndetse n'umunezero hagati y'abashakanye. Kumwakumviza kugira ngo imibonano mpuzabitsina inogere abashakanye bisaba bimwe muri ibi bikurikira: kwereka mugenzi wawe urukundo buri gihe n'urugwiro. Urukundo ni iki? Kandi ryari? Buri gihe. Cya kabiri, kumenya mugenzi wawe bihagije, ukamenya n'amarangamutima ye. Ahangaha muzaza mwigeze kuza kunganiriza, ahangaha ati mfite umuhungu n'umukobwa, umuhungu wanjye yarongoye umukobwa ariko rwose barasenye, umukobwa yaragiye, ndashaka kumuzana, ndashaka kumukazana n'umukunda, ndashaka umuhungu wanjye asenya. Ati ariko nagiye inama n'abafashije byarananiye. Ese muzehe byageze gute? Arantekereza, bigeze kuri iki gikorwa cyo kuganiraho, ati ariko nyine umuhungu wanjye ntabwo yashobora uriya mukobwa ko nkurije uko namwumvise. Kubera iki? Ati umukobwa bigaragara ko yahuye n'abasore benshi cyane. Ese kubera iki? Ngo namubwira ngo ntabikora neza. Niba atabikora neza se kumuntu adakora ibintu neza, adakorerwa ibintu neza, bivuga ko harandi bikorerwa. Ntuzi uwagushima mu gutwi ushaka gushimisha mu bitugu wakwemera? Atoya none se ubwo bivuze ko utazi aho ubabara? Dukunze kugira ingorane rero tukabyitiranya, akajyana mu mwana akajyana he? No mu bururu ukoresheje imbuto nta kibazo, akajyana mu mwana akajyana mu bururu uko ubyifuza ariko nawe abyifuza. Iyo rero utabikoze uko nawe abishaka biba bibi, ntacyo bimumarira. Iyo bitagize icyo bimumarira rero utangira kumukekera ko hari aho bikoze. Ntaho hanama. Yego hari umuntu usoza se kubera kundi yashonje, usoze normal. Igihe ushonje ushonje, igihe ubishaka ubishaka, ntabwo bivuga ngo ndi kushaka ko nabikoze kenshi. Ntaho bihuriye rwose. Ugomba kuba utananiwe, ugomba kuba utarwaye, ugomba kuba nta stress ufite nyinshi. Icyo kintu mukagikoraho. Rero ugomba kuganira n'uwo mwashakanye kuri iki kintu. Iyo mutakiganiraho urugo rwanyu ruzasenyuka. Yego ugomba kurinda uwo mwashakanye imihangayiko no kumutera umutima mubi. Ugomba kurinda uwo mwashakanye kugira ngo ahora agukunda, akwiyumvamo. Mugomba kwirinda gucana inyuma. Nshuti bavandimwe rero, mugomba kuganira n'uwo mwashakanye ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Tugomba kubyara umuhungu n'abakobwa, tugomba kubyara igihugu, abakozi, kandi tukabyara abantu bazigira umumaro bakanabugira n'igihugu. Ntabwo tugomba kubyarira igihugu umutwaro. Ntabwo tugomba kubyarira umwana utazabasha kubona bodaboda. Biragatinda bizabona ntibikaze, sibyo?
ugomba kubyara abana mushoboye rero kugira gute kurera ugomba kugendera ku ndangagaciro z'umuco nyarwanda kandi mukazigisha n'abana banyu ugomba kubaganiriza bitewe n'uko abana bangana buri mwana wese agenda aganirizwa ingana n'uko angana ugomba guharanira ko umugore w'umuryango atera imbere ashyikira n'abandi ajya mu bimina ajya mu makoperative ajya mu nzego zifata ibyemezo kandi ugomba kurinda umugore ihohoterwa iryo ari ryo ryose no kumukandamiza uko ariko kose ahubwo ukamushyigikira mu byo agerageza gukora bimufasha gutera imbere ugomba gukumirana amakimbirane aho yaturuka hose amazi atararenga inkombe ntimugatume ibibazo byanyu bibe 3 4 5 mutarabiganiraho mujye mubiganira kare kugira ngo bibafashe kwirinda ugomba kwirinda guhangana n'uwo mwashaka yego yo muhanganye mwaseye ahubwo inama tubagira yazamutse umuntu nyuma mukaza kubiganiraho mukabiha umurongo mwiza n'icyerekezo cyiza mugomba rero kurinda ibyatuma mu muryango habamo ingorane ibyo bireba buri muntu wese mugomba guha abana banyu uburenganzira bwo kujya gukina uburenganzira bwo kwiga uburenganzira bwo gusura inshuti n'abavandimwe ntimubazirike ntimubafungirane ahubwo mukagenda mubaba hafi uko bakura n'ibyo bagenda bajyamo umuryango ubereye u Rwanda rero twifuza umuryango wifuza abagenzi bacu bifuza inshuti n'abavandimwe twifuzaho umuryango ubanye neza naho abawutuye barangwa n'ibintu bikurikira urukundo rwa buri gihe kandi ruhoraho ruzira uburyarya urukundo rutagira ikizinga guha agaciro n'icyubahiro mugenzi wawe gusaba imbabazi no gutanga imbabazi mu gihe habonetse ikibazo kujya inama kutiyandarika mwese guharanira icyateza umuryango wanyu imbere gufatanya hagati yanyu gufatanya mu gushaka ibisubizo by'ibibazo biri mu muryango wanyu hari uguhuza urugwiro hagati yanyu mu gihe cyo kubaka urugo hari ukuzuza inshingano kugira ngo mubane neza mugire imibereho myiza mugire umuryango ubereye u Rwanda buri wese yishimira umuryango mwiza ugira urukundo umuryango mwiza wambaye indangagaciro z'umuco nyarwanda umuryango mwiza urangwa n'ubupfura itegeko rishya ry'umuryango n'abantu ndetse impano n'izungura no gucunga umutungo rivuga ko ryasohotse bw'igazeti ya leta ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi ryakuyeho kurahira abageni bakoze ku idarapo murahaguruka rero bazamura ukuboko kw'iburyo uzi gusoma aho usoma ibyanditse jewe nsanzwe n'umurebe maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta kahato ko wowe Nyiraneza Agnese umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya Jewe Nyiraneza Agnese maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Nsanzimana Emmanuel umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya yewe Thomas Niyaba umwanditsi w'Umurenge wa Nyange maze kumva amasezerano Nsanzimana ndetse na Ariete bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi ishingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko ku muntu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya senya urugo amasogisi arasenya urugo sengeri imyenda y'imbere irasenya mu rugo imvugo irasenya mu rugo sibyo ariko sheri ko watinze byagenze bite sheri naciye ahantu umuntu wa Thomas Nyawana tukaganira
ndatinda ariko utaraba uzatinda biroroshye imvugo ni yoroshye ariko sheri hari umwana nonsa nawe ujya kuvanguka aza gukora iki saza wapfuye saza wabaye imvugira kandi kuko nta n'umwana yakoze ndakuvana mu gitondo ntiyararahari nta n'icyo wari wanabaye uri zezaga gukora iki ariko iyo mvugira se indi ruba ariko sheri iyi korogate wayikandiye ikinara sheri mbabarira kandi neza yancitse kare nyifashe mikandamo hagati ndabishaka ariko mbabarira rwose ndaje mikoze iyo mvuga yagize bite kandi hatuje nta n'ubwo uri bunagiye rwose ahita yisubiza umwanya wawe ariko sheri wabaye kandi usanze iyo korogate kutaramujyana niyo korogate usanze ikaze rero wayikaze neza kandi mvugo rero numvikana wikaze neza undi waba icyo ubwira icyo iyo mvugo nayo irumvikana ariko ushobora gusenya sheri mbona ubwo kandi bagomba kwifata hejuru hano ku kinasa uri muri dushe wabuze amafaranga wabuze iki sinaguha amafaranga nongeye guhaha ariko wazanye ibintu kuki utaguze isabune sheri nari ngiye kugura isabune mu kanya ndibagirwa ngira amazinga bawe borosa reka nsimugire ku muhanda nyiza ariko hari n'akayuzi kari kwidusha reka nkakuzanire ukarabe iyo mvugo ntiyoroshye bishoboka ariko sheri si wowe wakarabye ejo nyuma si wowe wavuye muri dushe nyuma ntiwabonye ko isabune ishizemo si wowe watashe nyuma ntiwazanye umugati n'amavuta y'abana iyo ugura isabune wari kuba ikigura amavuta y'indi urwira iki iyo mvugo nayo ishobora kuba irimo ukuri niba wakarabye asiga nta sabune igize ite iyo arayirangiye aragenda niba wagarutse niba waciye kuri butike azana iki umugati yasize isabune atwaye ariko izo mvugo ntizubaka harimo iyubaka n'isenya muzahitemo iyubaka amasogisi rero n'amasengero amasengero 12 ushobora kwaka isengero kwa masengero nini iyo udashoboye kwihangana birasenya amasogisi yaje bayakuzana ufite nka veni bakayazana ari ibinyuranye bakarizana rifunza ukuntu bayafunga wafungura iyo kwambara ugasanga nibi ibinyuranye iyo utitoze birasenya namba ari ibinyuranye rero hari igihe usanga ririmo imbere ririho ivumbi ritumuka yaguye uritoye aherebaga ku mugozi yego rizamukana ibitaka barifungana n'ibigezi ryacyo warikoraho rigatu ibyo mu gihe bigeze kumva wari nagiye umusaza mu mahugurwa umwiherero maze ku masogisi y'iburyo bibiri bafungiye usanga yose imbere aratumuka kamere irangana n'amagenda tukana ariko nza gusanga nta kintu bibuhindura nyamara umwanya rwanda nukana iyo mpita nsohoka nkangana umumotari yanze ntiyuzana amasogisi yarahise bikanaranga ntazagera mu bwonko bwanjye umutashize mwafungiye amasogisi nabi ujye moteri icyo kibazo yari yihita n'ikibazo cy'ikibazo cy'ikibazo uzagutera Road Production. Mu maso yanjye ntawe uzigera kuruta mu nyanja y'urukundo ngukunda umaze kunywa gatonyanga kamwe imvura ikunyagira ituma njyewe ntoha kuko mbayeho nk'igicucu cyawe nitugera ahatebye nzakubera iteme kugira ngo utarira amarira agashoka ku matama yanjye kuko turi babiri ntituzigera tuba habiri kuko njye nawe
ntituzatandukanywa n'urupfu turi babiri ntituzigera tuba habiri njye nawe ntituzatandukanywa n'urupfu imboni y'umwe irebera mu jisho ry'uwundi wowe uratokorwa mu maso yanjye nkabyiringira ni wowe ishema byanjye none tukwereka gahunda zose tugiye gukorerwa hano hantu wigaragaze nk'Imana kandi utugirire neza wirukane imyuka mibi yose izina rya Yesu kandi gahunda zose ubwo zisoza amahoro turakomeza dushime izina ryawe ku bindi bisigaye byose turabikomeza muri imbere mu izina rya Yesu cyane aravuga ati tubonye abashyitsi muje musanga twari turi kumwe n'abandi bashyitsi ubonye winjira mbona bijyanye n'isibo nini isibo ngari ariko ntabwo nakwakira ntakubwiye gahunda dusanzemo niyo mpamvu nagira ngo mbanze mugezeho gahunda dusanzemo kugira ngo tuze kujyana muri gahunda zose nkaba nifuza yuko mwanyemerera nkahaguruka tukaganira akwereka gahunda yose ubundi ahasigaye tugatanga nk'uko umusangiza w'amagambo abitubwiye ngo wa Silivani Bujyana tugira inama zikomeye ebyiri mu mwaka kugira twicara tugahura tukongera tukagira igitaramo gikomeye nk'uko mubibona ngaha tukongera tugahigura musanze rero turimo tuvuga ibyo twagezeho ubu numva uko ubona bose bakeye buri wese aje kuvuga ibyo yagezeho muri uno mwaka igitaramo kirayimbanije ntekereza ko nta mahari ari mu mujyi umwe muri buze kujyana natwe tugakomeza tukavuga ibyo twagezeho nicyo kirori dusanzemo ariko rero Jean Pierre rwose ntabwo nshaka yuko uza kugira icyo utangaza nta kubaha abashyitsi umuryango wanyu musanzwe muzi ko turi muje tugeze no mu bihe bikomeye cyane ariko mbaze muzi muri ubu mujye muri aho reka mbaze muramutse naze turebe ukuntu twakwakira kuko n'isibo yawe irayiboneye ubundi hasigaye dukomeze twicarane happy wakwakira ubuzima bwacu rero turakwakiriye urumva igitaramo cyacu cyarateguwe kandi cyiza bagenda ube wongeye uciye akabogi turakomeza dutarame aho byose uko mbona wazanye n'isibo ngari ushobora kuba hari yenda nawe wari uje kutubwira cyangwa wari uje kudusangiza ubu igihe ni cyiza kugera turakomeza ku murongo w'ibyigwa dufite ibyo kuganiraho nawe tuza kubona ko ari ngombwa cyangwa ubona ko nawe ari ngombwa uraza kutujya akara tukongereho bari buze kugira ibyo bari buze kubigura kuri uyu munsi turi gusoza umwaka urakoze yenda wicare duca akabari
arakoze cyane aha ngaha mwageze ni tugeze mu bihumbi makumyabiri niba twavugira makumyabiri na rimwe cyangwa twabumva nta kindi kigihishe inyuma bakagufashira akayoboka aho ngaho muri iyo mihigo turimo twiga mihigo rero ushaka wakwicara kubera yuko ubwisasiye twahagaze tukaganiranye yicarire nta kibazo ahangaha iwacu yicaye rwose kandi wicaye wumve neza numva tubuze kuganira tugahuza niwicara tuba tukureba kandi urabizi yuko intebe y'urugo ateye nayo wikizezama ubona yuko yicaye nawe yicaye basize rero bamwe bagomba kwakirira bivuze ko maboko ugeze yakira umwererano ashaka kuba umuntu rwose ni nawe ugejeje uyu munsi Jean Pierre yuko tuba dufite mwashimira rwose Jean Pierre kugira ngo mugari umwana twakomeza abana n'umwererano tubura kuba twisanzuye cyangwa turayifungura kugira ngo kuko n'intwererano tubashe gukomeza twumve n'ingingo ya hariya mu Ruhengeri cyangwa Musanze twayifungura twayifungurira kugira ngo rero umwana ntagitwaze ayigera ubwo yiteza yuko umwana n'abakeneye y'umwihariko baduhaye cyatiye murakoze no kuba mwadutwegereye bakundirwa amashyi twagendanye ntagira aragira abantu akareba icyizere yifitiye agira nayo ko Jean Pierre yazanye ubuki koko atamupfunyikiye amazi kuba Jean Pierre yaremeye kwipfundura ni ikimenyetso cy'uko ingengo yiwe itahindutse ni mu muhanga simusibe n'izwerera maze kera nkiri mu ishuri rero ushinzwe kwandika basakoza ariko uyu munsi nibusohora barakaye muze kunyihanganira bumva bishimye ariko abumva barakaye nimuze kubasohora muraho neza ubundi twari turi muri gare twabuze imodoka tujya gucumbika ubandi 10 bamuye mu imbere tubu n'abaze tumucumbikire niyo mpamvu numva muri gahunda twe turi bugire Jean Pierre nawe ari buze imbere kuko nanjye uwo munsi bakize mu imbere ngo bari gucumbikire naho mubashimiye ko bacumbikiye twiteguye neza urumva umwanya ukaba wamuvanye imbere ya hafi kamanza gushimire umukobwa yerekeze umanze gushimire umuntu w'ubuki bwenze kera kuva mu myaka 20 barabutaze ku rusenge abagira ngo ubuki bugushyikirize uzimbure uburyo nshimiye ko nakoze ikibugira nshimiye ko wateguye umunsi mwiza bamugana isaha abageze n'ahantu kuba numva ajya mu nimero ya hafi uvuze ko nguhaye umwanya mu nimero ya hafi kandi nakugushobora kuvuga igitekerezo cyawe turareba niba turagushyira hafi ariko ntabwo nyahuye urabizi Jean Pierre ubwo yahagurukaga wari umubwira ati ngaho iri icyo tubwira iyo nzoga nkeka ko ari ijambo yari agiye kutubwira ahubwo ndagira ngo uze gusaba wa mugenzi wawe nk'uko yari yifitiye icyizere muze gusogongera wumve niba koko iyo nzoga Jean Pierre yayivugiraho ijambo murakoze cyane arakoze umusangiza w'amagambo arakoze Jean Pierre ati umubyeyi turabashimira yuko ariko aragira ati twabashimira none twagira ngo twumve niba koko ubwo umusangiza w'amagambo aribwire niba koko yari inzoga iraza kukwemerera kugira ngo uze gushyirwa mu wa mbere cyangwa niba iraza kugushyira mu bindi ubu rero uyu muyobozi wazo reka adukundura adukurireho urugori noneho nanjye ibyo byose ndaza kubumvira
nimushimire mupige muri nziza n'ibyari kuri urukundo rwayo igatama kuriya n'uko ibi byose nta bundi buntu. Jean Pierre, inzoga ntangiye yamutegeka ushobora ariko nashyizemo agateganyo reka twizere yuko uko mbibonye bibonesheje amaso ariko n'umutima uraza uba kurwa. Indi bita indurime cyangwa ni inkangazi? Ni inkangazi. Inkangazi. Buriya no mu ruhengeri rw'ibihumye naho mujya mwenga inkangazi? Ni kubera ko dufite ubuki aho duhaha tutabashaka mu cyasenge turakangagurira Jean Pierre, sishimwe se? Umuryango mugari ndagira ngo nabumbiye mwagire icyizere ndabahagararira, ndagira ngo mubanze mushimire Jean Pierre kuri iyi ngingo ye, nyuma kumushimira ndababwira ibindi biza gukurikiraho. Nagira ngo nsabe n'umuryango wawe nise bumwazanye, hari abana bashatse ishinge yo kwenga, hari abataze ibitoki, hari ababitaruye, nagira ngo nabo baze barushimire yuko uri umwenzi mwiza. Jean Pierre rero ingingo yawe uko umaze kuyumva irakwemerera kuba aka kanya twakwirengagiza uko twari twapanze umugereka w'ibyo tuza kwerekana twagezeho, tukawushyira ku mwanya wa mbere ukatubwira akuri ku mutima, noneho tukaza gukomeza iyindi mihigo uko iza kugenda ikurikirana. Twumva twakohereza aka kanya rero. Murakoze cyane. Umuryango mugari twazanye mwambura amashyi Jean Damascene n'umuryango wa Jean Damascene mugombera amashyi kuko wambaye ibintu byiza mu kugihugu. Iki gake twatangiye kubika muri kumwe na Bujyana ariko ubunyinzi utahiwe igihe tuvugana nitwa Ruzabanda Philibert. Ubwo rero ni jye usimbuye umuvandimwe wanjye wacu kubera ko igika yari afite yaragisoje. Ntangiye mbashimira rero kuko umwanya muduhaye mutadusigaho mukajya urubanza ngo tubanze. Ibi biratwereka ko ibyo ababyeyi bacu batubwiye batatubeshye, batubwiye ko ababasanga bitabugarira inyuma y'imyugariro, banatubwira ko kandi ababasanga bitabasubirisha isazi. Aho twagendeye mu rubuga amashusho bashimiye. Inshuti bavandimwe bo mu muryango wa Bucyana, twishimiye cyane ko mwatwakiriye, twishimiye cyane uburyo mwakiriye ingororano twabahaye, kandi tunashimishijwe n'uburyo inzoga y'ijambo mwayakiriye mukanatuha ijambo. Mu by'ukuri mu minsi ishize ubwo natwe twari turi mu gitaramo nk'iki ngiki, twari dufite umusore ukomoka mu Gigi Sanzimana Emmanuel. Buri wacu buri muntu agira umwanya we, tumuhaye ijambo. Sanzimana yarateruye ati babyeyi kandi bavandimwe, ndakuze ndashaka gushinga urugo, kagira umugore, kagira data w'ukwe n'amabukwe, hibona ifoto nk'uko nabyawe, hanyuma nanjye kagira umuryango. Aho twari turi kumwe barabyibuka neza mu gitaramo, twamuhaye amashyi n'impundu, ariko uwari ukwiye mu muryango wacu umusaza Mwarimu Rushango
aramubaza ati ko wa muntu we kubona ukuze wakunze nde wamubonye iki nuko umusore aza kubasuka kuri Kineza iwacu umuco wacu injishi yaje kuvuga ababyeyi bakuru nuko tuje kureba dusanganye mu muryango wa Bucyana twarishimye cyane ndetse tumva amashyi y'impundu ariko abari aho baramubaza bati uwo muryango se wakunze uwo muntu wakunze neza nuko aratubwira ati nakunze umukobwa Nyiraneza yeta nuko mu muryango amashyi y'impundu kubera ko uyu mukobwa bari basanzwe bamuzi bamwe mu bari aho batuye umuryango mwiza cyane bati abagabo n'abasore babo uko mubabona bakamubyeyi amata ntacika menshi abandi bati abakobwa babo bameze nk'abaheburayokazi kubera ko babyara batageze mu byuma nuko abari aho twese twemeza ko kugarura umuryango atari ukwibeshya mwapfura rero bwa mbere twaraje dusabire mwaranitwemereye hanyuma dufata inyana y'ibihugu twishura izindi zifite inkubure irembo turabyegukana by'ukuri ariko dusezerana ko igihe muzabona mu gitaramo nk'iki ngiki igitaramo cyo kwiga n'igitaramo cyo kwigura ibyo mwahize mu mwaka ushize twazaza tukanamanama hanyuma tukubitira iby'abana bacu kugira ngo umuhungu Nsanzimana Emmanuel umugore w'umupira w'amata tujya kwahagarara tukamutera ku buriri wapfura buriri ubwo mutubona hose ibisibo yose twazanye duhuje tukeneye ko muterwa amaboko tugafunga igogora mukabiterura ku mbuto imbuto muntu tubasaba ni Nyiraneza Ariete tukamushingira umuhungu wacu Nsanzimana Emmanuel bakazibaruka ahungu n'akobwa bakagira kuzukuru kubiguru n'ibikure hanyuma nawe twazacogora bakazadukorera mu ngata bityo imiryango yacu bwite nabonye muri abakirisitu mu gitabo cy'intangiriro igice cya 34 baravuga bati mudushingire abakobwa banyu barongorwe n'abahungu bacu hanyuma natwe ibyo muzaduca byose twemereye kubitanga murakoze nicyo cyatugenzaga Imana ibahumugisha uraho neza koreye mu ngata ibyo leta gusaba ariwe wowe ntabwo ngewe urahaba nk'intumwa y'umuryango wanjye ariko nanjye hari ibyo nshaka kugira ngo nze kubaza kugira ngo numve ko ingingo mushize birakomeye uragira uti Nsanzimana yakunze umwana wanyu ni byiza uko nubwo bagusaba ariko nagize ibibazo bibiri kugira ngo ukomeye kugenda ntabwo baraba bari kugenda urafashwa ko yumvishe yuko hamwe niba ari umubumbi mwaba mwazanye uwo mpapuro wawe ukagenda rwose ntabwo ari umubumbi mwazanye yaba ari umubumbi yaba yicaye akihangana gatoya yitare ntabwo ari umubumbi twagendanye buriya kari agaciyemo umuryango rero mugari ntabwo ariko hazamo n'akandi buriya mupapa ubona hariya yambabarira agahaguruka bose nkaza kumuvugaho bose bamureba uriya wari ugiye kugenda kuko abonye kumva ati nta muntu mbona atangiye kunyeganyega reka ahaguruke noneho ku cyo nshaka kuvuga mperutse i Musanze ariza bahita muri Buranga muri Buranga ndahabona urabona ni amashyamba nta baturage bahatuye ntaki kuko b'imvura uguriyeyo nayo ukaba kabaye yanyuzeho ndumva yari ari wenyine mu modoka ndibuka n'imodoka ya pikapu ifite imyanya imbere n'aho itwara imizigo isoko ryuma nta kintu cyari kirimo icyo nibuka nuko nateze akaboko gutya kuko imvura yari imeze nabi
arangije ibiro byari bimanuye ntabwo nabashije gusobanukirwa neza impamvu yabiteye ibibazo rero byanyujibariza rimwe bifite ibibazo bibiri ariko yenda abanza usubiza icyo ngicyo kubaza icya kabiri urakoze cyane uriya mugabo koko buriya ahantu bita niba ugenda uri mu muhanda imodoka ya ambulance y'ibitaro bya Ruhengeri bari bamuhamagaye ngo ipiriya yitwa ku rusenge ngo niyihute cyane kandi yari ari n'umubyeyi bari bamaze kubaga afite abana babiri ariko ubushobozi bw'abaganga bo mu bitaro bya Ruhengeri babona ko batabubasha bamwohereza CH igeze aho ngaho ku rusenge irahapfira urabura muhamagara ni iyo mpamvu yatumye atagutwara nawe ubundi uko umubona kandi n'abagabo banini nawe urabizi ntabwo baje bagira umutima mubi niyo mpamvu atagutwaye arakoze mubyeyi icyo nakunganira w'umubyeyi iyo nkuru narayimenye nanjye turakubaza amakuru yayo iyo ambulance yari igiye gukanika imodoka y'uriya mugabo yari imaze iminsi yicaye n'umurwayi wa mabaga kandi n'iyo ambulance yari ifite abaganga bagiye kuyiteramo n'imiti yanze kugira ngo nawe utaza kwandura icyo cyorezo kuko byasabaga ko umuntu agiye kare batubwiye ngo komunikasiyo ni ikintu cy'ingenzi yego ibisobanuro muduhaye icya kabiri nari nsigaje kugira ngo nanjye ntange umwanya kugira ngo numve kubera yuko wongera neza mwatubwiye mu by'ukuri arahari twazatuma tubashyingira zo kugira ngo tubanze tuvaneho niyo mpamvu turi kubabaza ibyo twumva bitugoye ubushize mwaje kudusaba umugeni utagira neza urumva haciye nk'imyaka ntazi umubare wayo mutubwira yuko muzateguka rwose muzabikora vuba natwe turanezerwa umukobwa sinakubwira aritegura ajya muri salo ngo vuba aha ngaha umugeni aje kumutwara twarategereje turaheba nagira ngo rwose muhagurutse abantu bari aha ngaha barebe uko mwatugiriye umukobwa kubera gutegereza muraza kutubwira nawe twumva naho tunyuzwe turi twaza kubiganiraho umwana wacu rero mwaratubwiye ngo muzana twibuka kuba tugenda tugereza kwandika impungenge ese mwabanza mugatwara umukuru hasigaye imbere twatuye mutongera umwana ese hari icyizere mwaduha yuko ugera neza abo muri gusaba bwa kabiri ko bizagenda neza umwana wawe uteye imbere urakoze muvandimwe tukimunda kugira ngo mu minsi ishize hari icyorezo cya mafage ntabwo abantu babashaga guterana icyo cyari kimwe ariko ntabwo twibagiwe iyo gahunda uraruzi ko umuntu ashobora gutera ibuye rimwe n'ikindi inyoni cyane twaje rero n'uwo twiteguye kumutwara ahubwo uriya musore we ntakubike haguruka ya musore haguruka umuhobe mugeni wawe basakagatebe rwose kugira ngo uriya nawe ntabwo tugusiga kuko twaje twiteguye murakoze cyane namwe murakoze ko twaganira twagira ngo kubera yuko umwana wacu mwari mwamuriye kwisiga twagira ngo kugira ngo mugari ubanze ubashimire yuko ubu ngubu mutetuye no tuganire kugira neza ngo mutubwira mwabanza kugira ngo mugari mukadushimira uyu muryango ko watubwiye impamvu watinze kudutwarira umwana ariko aho iyo mpambaga irangiriye ubu noneho baramutwaye noneho turi twaganira kugira neza bari kudusaba ntabambera Sibere rero kujya muri bobye mikoze cyane ariko nk'uko nababwiye njyewe ndaje ndi intore
ihagarariye isibo y'umuryango wa Silvani Bucyana, umubyeyi wacu wongera neza amatubwiye yete mu by'ukuri arahari, ariko urabizi ko umwana yavutse ararerwa agakura, kandi wongera harimo na ba nyirasenge. Twabanza tugasaba umwe muri ba nyirasenge tukumva neza niba umuryango wanyu yakwemera yuko twawukingiramo nyiraneza. Numva twamuha mikoro, bamera mikoro nyirasenge w'umwana akareba niba nta kibazo. ubwa mbere bamwe tubonane ari n'abantu turi kureba buriya buhazi rero twatangiye umuryango turi guterana hano k'abantu bari mwiza nawe wishimiye tubaye ikaze umugeni gamutangiriye rero icumi umwe niwe wagarutse gushima, nanjye nongera nshimire nyirasenge, ariko ntabwo nabasha gukora mu biganza bye kubera ko ibintu n'umuryango, reka ngutume nshimire nyirasenge. Iyo nzoga nyirasenge umugeni aramutanze, ateka dushimire nyirasenge w'umwana kuko ni ikizendeko cyangwa se ariko ndakwemeza umugeni uramwemerewe, ariko ntabwo umuhawe. ushaka gufasha dushimire uyu muryango. Kugira ngo rero umugeni muhabwe by'ukuri hari ibisabwa, no mu gitabo cy'intangiriro ngira ngo nabikubwiye igice cya 34 abaraza kubona umwanya badusome, harimo umurongo wa 9 hakaza n'umurongo wa 12, biravuga ngo ibyo muzaduca byose tuzabibaha kugira ngo umugeni tubasaba mu muduha. Ubwo bivuze ngo urikwisha? Ndikwisha. Hagira umworozi? Yewe ntabwo ndi umworozi, ahubwo ndi umutunzi. umukobwa wacu rero ni aho twibuke yuko ntabwo bitagira vuba, twaguhereza umwanya rwose, twavuze yuko umukobwa atari gukomezanya, ntabwo tuzi niba turatera ibijugujugu, biraterwa n'uko uhagaze, ntabwo tuzi niba uri mu cyiciro cya 3 cyangwa icya 4, yenda utwite watubwira ati mu cya kangahe, kugira ngo natwe tuze kuduha umurongo wo kugira ngo tuze kubasha kubona uko tuza kugukosha. Ngira ngo ibyo byiciro mbajije umuryango wacu, hari icyiciro abantu badakunda kuvuga, ni cya cyiciro cy'abantu batunga abagore bakuye. Icyo ni cyo cyiciro turimo, kandi namwe turabazi neza, ntabwo mukosha urucaca. muri icyiciro cya 5 turi mu cyiciro, icyo cyiciro nubwo kitari mu mategeko, ariko turi mu cyiciro cy'abandi batunga abagore bakuye. ubwo rero ukurikije nk'uko namwe tubazi, namwe ntabwo mukosha urucaca, kuko turabizi neza hariya mu Gishwati inzuri zacu n'izanyu zirashamikanye, ziregeranye. Abantu bakosha urucaca ni abantu batari batuye, ariko mwe muratuye. Niyo mpamvu rero mubwiye iryo jambo, mushaka izo mudukosha zose turazifite. abagaragu banjye bari he? Kandi ngira ngo urwiyumva neza. Iyo bayita cyapa mbona cyangwa cyapa muko? Cyapa ngombwa. Icyapa ngombwa. Cyapa rusange. Kandi ngira ngo niba abagaragu banjye nagira ngo nanjye reka buriya gakomeye. Burya iyo batangiye kudutoranya mu bahagarariye umuryango ukomeye. Abagaragu banjye bari he?
iyi izakora iki? iyi ngiyo mwari usanga mu bukire izongera izabongerera ubukire. Reka mubwire ikivugo cyayo. Iyi mitagwara y'umushike, ishema ry'amasuka rinesha amapfa, rwamirengeza w'abakungu, nimba mukisanga mu gikundiro n'umuhingi ikagira igikaru. Reka ndekera aho ngaho. N'ubukene na n'ubundi ntabwo mwari mufite, ariko n'ubukire bwanyu by'ukuri sinzi ndamushimira umuryango mugari. iyi ngiyi muri abasirimu, iyi ni imashini ikata ubwatsi, haba ku manywa haba na nijoro nta yidakora, yitwa ntazo. Ntabwo ari akabazo, iyo ugize gutya kaba igisubizo. Murakoze cyane. Wamugaragu wanjye yeee, wamugaragu wanjye yeee, ati nka rwose ntizikabura ubwatsi, ntizigashonze, ni byiza ko rwose umugaragu wanjye genda ubonye icyo wakoze gukoresha ugiye gushaka. Nabonye hano hari izina rero, kandi inka zizajya kuko wenda igikoresho cyo gutema umugongo hano. Kiba cyita muki? Uwo ni umupanga. Wo gutema ikivugo kugira ngo izi inka ntiyagira urubingo gusa, igomba kuvanga. Naho ngo yaraturaze ngo imvane n'ingirakamaro n'itana byarabigeneye. Turabavanye. Iki rero mubyeyi kundeba aho waba ugiye kudahira udafite ikiri budahiremo abandi ukamushyikiriza ikibumbiro. Oya tuzajya ikibumbiro cyo gusoreramo kugira ngo tukajyana inka tukazahora tukajya mu migezi, noneho inka zigatera isuri, ariko kubera ko ari gahunda yo kororera mu rugo nazo zinashukira mu rugo. Iki ni igitabo cyo kudahiga igihe zishaka gushoka. Rero umubyeyi ndagira ngo basabe umubyeyi mumusubize icyo koko agomba kutwereka uko batahira iwabo. Urwuma rw'uruzungu yazanye ntabwo twe tuzi kubikoresha, nimudufashe mumusubize. Reka nze ibikoresho kugira ngo batwereke uko batahira maze natwe mworohereze twebwe turakuze. oya wigira umusaza kuko natwe dufite umushumba hafi aho batahira umuhereze ntimugira ngo tubagomba turi mubiri n'abatahira turebe. Ese abandi mugahira mucecetse cyangwa mwakoze muzi cy'umuyungu? Barakoze cyane, mubaha amashyi, barakoze cyane. Kugira ngo inka z'iwacu n'iz'iwabiri zimwe, igihe umushumba agiye kujya mu munyu, kera bawutwaraga mu mirire, ariko ubu muri abasirimu, natwe turi abasirimu, kandi ibintu byagenda kuri rwasiteri hano bitwara kaburimbo. Ubwo rero umushumba muzazi umunyu bamuhaye azarambura azitwaze iki gikoresho bamushiriramo umunyu, ashyire kuri rwasiteri, hanyuma nagera mu rugo afata indobo y'umusirimu ashake ku kiraro cy'inka maze mu rugo ukora umunyu. Iki ni igikoresho gukoresha tugiye gushaka umunyu wiwe. Ibyeyi murakoze cyane rwose, ndabona mwaje mwiteguye, sinzi impamvu ababyeyi batari kubona ibi ngibi ngo babishime. Izi n'indwara nziza n'imbanzizamano, tekereza ko bavuze ko ni imbanzizamano. Imyaka yanjye inyemerera kubeshya, ntari igihe waje kwisabira ahubwo naje gusabira
umuhungu wanjye Nsanzimana Emmanuel. wadufasha kugira ngo tutaza kwitiranya ibintu kuko ubwo mwese iyo mbareba mbona muri ba Nsanzimana Emmanuel uraho Nsanzimana nuko urabona n'umubyeyi yantumye ngo muhamagarire Nsanzimana ko kugira ngo ishusho rero ubona ko ndasuhuza Nsanzimana bose bakoze umuzi Nsanzimana ari mu rwuri ariko kuko n'umwana uteguka igihe cyose mushakiye araza. wadufasha rero ku bana banariganye azi ukuntu bategukaga cyane nateguka muduhamagarira baranararanyije nacumbitse urimo uza kubona ba Nsanzimana bahagurutse mubaha amashyi yo kuvuga umubyeyi ntabwo yabyaye Nsanzimana umwe ahubwo yabyaye Imana za Nsanzimana. Nimwigire mwegere kameramani hariya hafi. uraho nawe Nsanzimana ndakurahiye ubuse abo bose ni ba Nsanzimana. mubyeyi mwakwiyicarira ubundi kugira ngo tubafashe tuze kuvuga mubyeyi rero hari icyo bita imikino y'umuryango bazanye maze bafite kugira ngo barebe niba urubyiruko rw'umuryango mwaje gusura nawe bafite n'umusore w'umuvugira n'ukuri kandi arasetse arahamenya n'iki n'iki maze mwemere ate umuha amashyi mwese n'urwego ababyeyi batambaye bya bindi muze kujya muvuza impundu umuco w'iwacu biremewe nta kibazo. urakoze mubyeyi Filipeni yekarame mubyeyi Nsanzimana noneho Emmanuel ndamubonye umugendo yitwa Nsanzimana Baltazari uriya yitwa Nsanzimana Bwanakweli uriya nawe yitwa Nsanzimana Shirumuteto ariko undi Nsanzimana Emmanuel Nsanzimana murabo Nsanzimana Emmanuel murabo twagira ngo dusabe umusangiza w'amagambo kugira ngo atwerekere Nsanzimana aho ari buze kwicara. ntabwo nzi navuge azane iwanyu nawe Bagomba ageze cyane na veterineri ndabizi ko izo mpamvu koye zitarwanya uburenge turaza guhuza n'imyenda turimo aho ngaho umukobwa wacu hari abashyitsi baje badusuye bageze hano mu gica bigaragara yuko cyari kibabaje cyangwa cyari kibari ku mutima baza batubwira iby'urukundo dusaba dusanze mu kirori bari kuba mu mihigo twerekana ibyo twagezeho badushyiramo ingingo tuvuga yuko bakunze umwe mu bana bacu ariko bavuga neza bashize amanga bavuga ko bakunze Nyiraneza Ariete dutekereza mu muryango wacu wose dusanga hari abitwa ba Nyiraneza dusanga hari abitwa ba Ariete ariko dusanga nabo bitwa Nyiraneza
twabanza muri ubu twita umubyeyi uhagarariye ino sibira aha ngaha turagira ngo muramutse nawe ufite na bodyguard niba bajya kuramutsa rero yatanze imana Emmanuel ukiri kumwe na bodyguard ntabwo ari byo ntazi niba umubyeyi aratanga inama kugira ngo bodyguard yenda akure icyizere y'uko wageze mu yandi maboko mazima kandi umutekano ari wose mubyeyi dukeneye yuko duhagarara yuko umwana wacu umutekano ari wose kuko urabona yuko ari kumwe na bodyguard kugira ngo bodyguard asubire inyuma rero birasaba kugira ngo umwigaragaze mu kirimi cy'abazungu cyangwa umwizeye yuko umutekano we wose bodyguard
maze rero kubaho n'ukuri ndetse hari n'agakomeye ariko ibi ni ibintu neza neza buri uzagaruka byazasanga zabaye mu baturage ngaho ufite impano yo kwakira ufite impano zazimana na mwe yateguye umubyeyi wo kumushimira ko yamubyariye umugore yamwegereza tumudukutumetse naho guhagarara hagati yabo kugira ngo bagure iyo mana na rubanda rumureba ko umubyeyi wareze neza bagushimire ko uri umubyeyi ufatika urabona kora akazi kawe ati iyi ngofero izakumara izuba kandi iyi ngofero izakurinda uruhanga rwawe kugira ngo ibitekerezo byawe bizakomeze bigende nuko umenyesheje mu ruhanga wawe utari mu ruhanga nibwo byaba byiza kurushaho kandi nibwo byagira umutima maze ariyetere kuri nta mugore wambika umugabo inyuma umugore wawe ari mwambikire ibyo byaza kutabura cyane ni ubundi maze rero kuko umusirimu batishimiye ko ateka n'akabango k'ingenzi kazatuma witwa bagiye n'agafatiro ugatambike maze bagafatiro maze ibirori bityo kameramani y'ukuntu n'izindi urabona akaboko kawe cyane kari mu mufuka ngaho buryo umwanya ni uwawe nawe ngaho ukora mu mufuka uhereza muganga ushaka kubarira nuko biri hasi iyo muri bose mufate kameramani yafatanye kapere kugira ngo tumuze utumete ucana yegere ku ruhande maze umubyeyi bariyete mama yise n'abatambuze afata ingingo yawe maze wegere bano bakobwa uwo mwanya uwohereze kandi n'abatambuze bawegereye abo bakobwa akaza kumubwira ikigabane nuko ihuta ariko ababyeyi ntabwo mugereje ko nuko n'abatarashyikira namwe muzashyikira ubu ufite impano rero yagenewe umubyeyi bariyete nawe yaba yegera hafi akayibashyikiriza ufite impano yagenewe umubyeyi bariyete cyane nuko tumwe no kubikorera rimwe se ariko abantu bagafata impano ya mbere ni mwihangana abantu bafite impano ya mbere ndabizi ko ababyeyi bose bari bushimire ko bagize neza mugihangane rwose utaza kubikora mushyikirize rero iyo mpano maze bayishyikirize umubyeyi kuri iyi mpamvu rero ubwo n'ubu bashakeneye ko mbasaba amakuru y'imana ariko ababwire urakoze cyane turagira ngo dusange umubyeyi twese nanone yegere ku ruhande maze dusana yegere bari n'amarebe yegere ku ruhande mwigire hino gatoya gutya egera umwana wawe maze iyo foto kameramani ayifate vuba kugira ngo twihute kameramani ifate iyo foto vuba kugira ngo twihute umubyeyi bafata imana namwe abari hafi ntabwo waza uhagarariye umubyeyi watanze imana Emmanuel yabyakuriye nta kibazo gukora nta kibazo
n'isi umutware nawe yishyikirijwe mu buntu mukobwa mwasene naho parinamarene gukire ku ruhande bakakubura cyane parinamarene gukire ku ruhande bakakubura ababyeyi bafate n'umwese murakoze cyane murakoze nagira ngo gucana ababyeyi bagira ari gihagaze gucana amapano nawe wegera imbere bafoto ifoto y'uwo wese bari kuhagaragira abana gucana na madamu bambaye ingofero gucana abagira ngo gusende mbere bambaye ingofero z'imbere n'igire ingofero y'ubuyobozi
umwana agaragaye